Imana umugisha. God bless you. Turashima Imana kubw'aka kanya. We thank God for this moment. Tubugerageze gukoresha iminota isigaye ko iri. We'll try to wrap up with time. Rero nagira umuntu wumva ko byatinze cyane ngo atangire mutuze ntabwo ndi birenze. Hallelujah. Hallelujah. Dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Ko nibimaze gukorwa byari ngombwa. For all the things that were said, that were important. Yose bifatanyiriza hamwe kutuzanira. And they all brought together to do good to us. Matayo ibice bitatu. Matthew chapter 3. Umurongo wa mbere. Verse 1. Kugeza ku murongo wa 17. Up to verse 17. Ijambo ry'Imana yavuga ngo The word of God says, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'Yerusalemu n'ab'Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari arababatiza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa arabaza ati mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku gishyitsi by'ibiti, ni ku giti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro, intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. 13. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe none niwe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyi texte dusomye iravuga amakuru ya Yohana umubatiza. This long text we read is talking about the news of John the Baptist. Wazanye impinduka zikomeye mu gihe cye. Like someone who brought a change in his time. Nk'umuntu wabaye umucyo muri generation ye. Like someone who was the light in his generation. Ndetse akabirembo Yesu yinjiriyemo kugira ngo atuzanire umucyo nyakuri mu isi. And he became a door of Christ so that Jesus can bring salvation to us. Ivuga ko mu babyawe n'umugore ntawe umeze nkawe. And the Bible says that amongst the people who are born by the will of God. Ndetse ikavuga ko guhera uyu murimo yakoze ubwami bw'Imana butwaranirwa. And he said that the work of God should be worked for. Kandi intwarane zibugishamo imbaraga. And those who work hard for it, they go with muri iki cyumweru cy'amaserire. In this week of Cell. Numvise umwuka yanyemeje kuganira kuri text. And the Holy Spirit affirmed me to talk about this word. Ndaza kubabwira ibintu bitatu by'ingenzi. I will talk about 3 important things. Turi busangemo hano. That
find in this text, Yohana yari afite mu mitekerereze kandi bigize umutima w'ubutumwa the mindset that John had in this scripture, byatumye azana impinduka mu gihe cye. it caused him to bring a change in his generation. Cyambere turagisanga ku murongo wa 2. The first we find it on the second verse. Aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. And say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ku murongo wa 8 akongera akavuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihanye. And verse 8 says, therefore be fruits worthy of repentance. Ikintu cyambere dusangamo hano muri text, The first thing we find in this scripture cyatumye ubutumwa bwa Yohana buzana impinduka zikomeye na Yesu akabwinjiriramo, that caused the gospel that John spread to bring a change, turasangamo ikibazo shingiro cy'umwana w'umuntu aricyo cyitwa icyaha. we'll find a real problem of a son of man, which is a sin. Ikibazo shingiro The basic, the first foundation umwana w'umuntu wese afite cyitwa icyaha. every man has is a sin. Titaye ku burebure bwe n'ubugufi bwe, Regardless of his head, titaye ku tall, mashuri yize n'akavukire ye, the education he has and the titaye ku background, barabarizwa mu idini runaka cyangwa irihe, regardless of the church he titaye came ku from, mugabane w'isi atuyeho, regardless from the part of the world he titaye ku came byo from, atunze. regardless of what they Bibiri possess. twereka ko umuntu afite ikibazo cyitwa icyaha, The Bible shows us that a man has a problem of being a kandi icyo sinner. cyaha natagikizwa na Yesu kizamwica. And if this person does not repent from being enabled by Hari Christ, they will impamvu die. eshatu Bibiri ishingiraho igaragaza ko umuntu ari umunyabyaha. There are two reasons the Bible based on saying that a man is a sinner. Icya mbere Bibiri ivuga ko umuntu ari umunyabyaha ku bwa kamere ye. The Bible says that a man is a sinner by his nature. Mu Efeso ibice 2 umurongo wa 3 haravuga ngo ku bwa kamere twari abo kugirirwa nabi, twari abo kurimbuka. In Ephesians chapter 2 verse 3 it says that we deserved death. Twese twari twarayobye nk'intama zitagira umwungeri. We all went astray like sheep with no Ukuvuga ngo muri shepherd. kamere y'umuntu yaba yirabura yaba ari inzobe yaba atukura uko yaba asa kose, muri kamere ye ni umunyabyaha. In every man's nature they are made of a sin. Ni impamvu ya kabiri Bibiri ishingiraho ivuga ko umuntu ari umunyacyaha, And the second reason why the Bible says a man is a sinner, because of their works. kuko bose bakoze ibyaha Because ntibashyikira ubwiza all bw'Imana. of them, they were sinners and they couldn't reach to the glory of God. Imirimo y'umuntu wa kamere ni icyaha. The fruits of a man are Imirimo sin. y'umuntu utaramurikirwa ni imirimo imuganisha ku byaha. All the works of a man who's not yet saved, they are leading him Tubibona mu to. itangiriro ibice 6 Bibiri ivuga ku bantu b'igihe cya Nowa. And we see in the Bible when Noah were talking about. Bibiri iravuga ngo Imana yitegereza abantu bose ngo ibona kuko kwiyumvira kwabo ari kubi cyane. And God looked at all the people and saw that their mindset were dirty. Imana ngo yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. And God regretted of creating Icya man. gatatu gituma Imana yita umuntu ko ari umunyabyaha. And the third that causes God to call people Uretse sinners, ko ari umunyabyaha ku bwa kamere, regardless of being a sinner by ibyaha nature, bikaba bimutemba mu maraso no mu bitekerezo, and the sins flows through his blood and uretse no mind, kuba imirimo ye yuzuye ibyaha, regardless of his work being full of ariko umuntu kandi sins. n'umunyacyaha ku byo ananirwa gukora yari akwiriye gukora. A man is also a sinner for the things he fails to do. Kunanirwa kwizera no kunanirwa gukora ibyo Imana yavuze nabyo bibera umuntu icyaha. Failing to have faith in God and doing accordingly causes it makes a Usomye man muri be a Yohana sinner. 16 If we read in John chapter 16 ku murongo wa 8 verse 8, biravuga ngo ubwo umwuka azaza azatsinda ab'isi, and when the Spirit of God comes, He will convict the world of abemeza sin iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. and of righteousness and of judgment, Iby'icyaha kuko batanyizeye. of a sin because they did not believe in me. Rero Yohana kugira ngo abashe kuzana impinduka, And for John to be able to bring change,
nuko yatatse ikintu Imana nayo yashizeho umutima icyaha. It's because he attacked something that was on the heart of God. Kuko muri kiriya gihe cye, because back in his time, itorero ryarakoraga, the church was working, leta yari iriho, governments were there, iterambere ryari ririho, and development abantu existed. barabwirizaga, People were preaching, ariko ntibabwirizaga kwihana ibyaha. but they were not preaching of repenting of their sins. buri ikintu kizagutandukanya n'abandi, Why will differentiate you from nuko uzagira others igisobanuro gitandukanye ku cyaha, is that you have a real a different view or a different view of a sin apart from others. Hallelujah. 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 Abafarisayo bari bahari, Pharisees were there, itorero ryarakoraga, the church was ariko operating, icyaha cyari cyarahawe inyorosho, but the sin had given a path. cyari cyarateteshejwe, It was spoiled among the people. cyari cyarabaye ubuzima busanzwe. It has become a normal life. Noneho Yohana waraza aravuga ati ikibazo mufite si uko mutajya mu madini, And John came and said the problem is not that you don't go to ikibazo church. ni icyaha. The problem is a sin. Cyihanwe kirekwe mubone gukiranuka imbere Repent y'Imana. and live it and live righteously in the presence of God. Hallelujah. Amen. Hari ukuntu rero twebwe turebera abantu inyuma, There is a way we see people from the outer part, ukareba uburyo abantu bambara, and you see how people dresses, ukareba amashuri bize, you see their education background, ukareba ubufura bwabo, you see how they behave, their ukareba values, ibisekuru byabo, you look at their ukareba ancestors, amazina bafite y'umubatizo, and the names they were baptized with. ukumva ko bo badakeneye kumurikirwa, ukavuga ati bameze neza. You think they don't need to be lightened up and they're okay. Nabivuze muri kirite ya mbere, I said it in the first service. hari igihe tugiye kuvuga ubutumwa tushiraho za kriteri n'amakaritiye tujamo, hari amakaritiye twitwa ko ari amakaritiye arimo abanyabyaha benshi. Even when you're about to go to spread the gospel, there are some villages we say that they need the gospel. Kubera ko turareba inyuma, Because we look at the kugira outside by'ukuri of, ngo ubashe kuba umucyo nyakuri, and for you to be able to be ni the real ugutekereza light, ko buri muntu muri kamere uwo ari we you wese, should think that every man with his or her nature, utitaye ku gihagararo n'aho atuye regardless of n'imico their ubona, heads and their statues and the way you see them, akeneye umucyo ushyira icyaha hanze, and the light that shows out their sin, uwo mucyo ukamuyobora mu gukiranuka. and this light will lead them to righteousness. Hallelujah. 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 Kuko twakijijwe n'ubuntu, For we were saved by grace. si kubw'imirimo myiza. It's not by good Yesu works. yigeze guhura n'umusore ngo w'umukire, Jesus met with a young man. yakize akiri muto, He was wealth by his young noneho age. akibona Yesu ahita amwirukankira aramupfukamira. And this man, when he saw Jesus, he ran Uraza up to him kubibona mu and mavanjiri knelt yose down. bamuvugaho, You will see in all scriptures they ngo talk ahita about apfukama him. imbere ya Yesu, He knelt down before Jesus. baramubwira ngo mwigisha mwiza, He said, good teacher. niki nakora kugira ngo nanjye nje mu bwami What can bw'Imana? I do so that I can gain the heaven? Yesu aramubwira ngo nta mwiza n'umwe uriho He said, there is no one who's good uretse Imana. apart from God. Haleluya. Amen. aramubwira ngo uzi ibyo amategeko avuga, You know what the law says. genda ubikurikize. Go do accordingly. Umuntu ati ngiye byose narabikoze. And he said, yes, I've done that. Yesu ati okay, ubwo wabikoze genda ugurisha ibintu byawe. And then Jesus told him, if you've done all what the law states, you go and sell ikintu whatever nakuye you muri have. iki kiganiro gikomeye The important things I got from this ni ibintu scripture, bibiri. there are two things. Icya mbere The first, ni ijambo Yesu yamubwiye ngo nta mwiza n'umwe uriho uretse Imana. this word that Jesus spoke to this man, that there is no one who is good apart from God. Yesu ni mwiza. Jesus is Ikibazo, Yesu ni good. mwiza. Is Jesus good? Yesu ni mwiza. Nuvuga ngo niba Yesu ari mwiza ni Imana, umwiza ni Imana. If Jesus is good, he's Icyo Yesu God. Because yashakaga, God is the only one who's good. What Jesus Yesu wanted, ntabwo yarashaka guhakana ko atari Imana kandi ko atari mwiza. Jesus did not want to despise this man that he's a Ahubwo yari God or abashaka good. gushyiriraho umurongo uriya muntu. He wanted to put a line to this man who came. Mwumvishe za karifikatife ze, yari umukire, He was wealthy, akiri muto, young, yubahiriza amategeko he obeyed the law, kandi yifuza iby'umwuka. and he needed his strive Kuko for yashakaga the kuraga ubwami one bw'Imana. spiritual, because he wanted to gain the Ariko yari kingdom of afite God. ikibazo But he had a problem cya definisiyo y'umuntu mwiza. with the definition of being a good man.
Yesu aramubwira ati nta mwiza n'umwe. And Jesus told him, no one is good. Umwiza ni Imana. God is the only one who's good. Nta kintu kigoye There is nothing heavy kandi kibabaje that is so sad nk'iyo umuntu n'ubwiza bwe when a man with his yashatse goodness kwitambika wants kumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. wants to be a barricade of him receiving the kingdom of God. Reka mbivuge mu magambo Let me say asobanutse. it in a clear Nta words. kintu kigoye There is nothing heavy kandi kibabaje and sad nk'umuntu uza n'ubwiza bwe like someone who brings his goodness agashaka kubushyira imbere y'ubwiza bw'Imana bukaba bariyeri making it a barrier bugatuma adasingira ubwiza nyakuri that bw'Imana. causes him not to receive the kingdom of Kubera God. kuko natwe dukunze kurebera ku by'inyuma Because us also, we always look at the outer part. tugenda duhitamo aho twaba umucyo n'aho tutaba Always umucyo, choose where we can be the light and where we can not. ariko nta mwiza n'umwe uriho uretse There is Imana. no one who's good apart from God. Haleluya. Hallelujah. Buri wese akeneye kumurikirwa mu cyo Everyone needs kirarimo to be lightened up, in whatever kuko buri level they wese are. afite ikibazo Because fondamental everyone has a cy'icyaha. problem by foundation as a sinner of a sin. Icyaha ni kibi, A sin is one thing. icyaha kirica, A sin kills. icyaha cyambura ubwiza, A sin takes away the glory. icyaha kiraboha, The sin makes us captives. icyaha gitandukanya umuntu n'Imana, A sin separates us with God. icyaha kiragayisha, kirasuzuguza, A sin brings shame. icyaha kiri superficiel, A sin is icyaha ni icy'igihe gito, it's for a short moment. icyaha ntikiramba, It does not go everlasting. icyaha gitsindwa iyo kigeze mu rukiko, A sin can be conquered when it goes to the ariko court, nyamara kiri hose, but it's everywhere. kiri hejuru, kiri hasi, It's up and down. kiri imbere, kiri inyuma, It's in front and behind. kiri mu bucuruzi, kiri mu It's in mashuri, business and in schools. kiri mu bakomeye, kiri mu It's boroheje. in great people and the kugira ngo others. rero tubashe guhaguruka nk'uko Yohana For us to yahagurutse, be able to raise up nuko tumva neza ko kiri hose, is that we need to know the sin is everywhere. twarangiza tukavuga ngo kigomba gutsindwa mu izina And we ryawe. say that it has to be conquered in Jesus' name. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Icya kabiri Second, turagisanga hano ku murongo wa 11 on verse 11, haravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiye no kumutwaza inkweto, niwe ubatirisha umwuka wera n'umuriro. Icya kabiri tugomba kumva kugira ngo tubashe kumurika neza mu isi, the second thing that we need to know for us to be able to nuko light up tugomba the kumva world, igisubizo cya burundu Imana yatanze we ku need cyaha. to know the answer that is everlasting that God offered to us. Nabibwiye abo muri kirite ya mbere, I said it in the first service. iyo abahanga bicaye bari kwibaza kubera iki crime ziyongera, ibyaha byiyongera, When the wise people sit together thinking about why the crimes are increasing, bakunze gushyiraho and za the teori sin, nyinshi. they pull different categories. Abize uburezi bakunze kuvuga Those bati who did education, umuntu umwigishije neza, they say when you teach someone properly ukamuha training zishoboka, and you give them enough trainings ukamwexposa ku bintu and you by'iterambere, expose them to developed agatangira tools, gusoma za filozofi they, hakiri start, kare, they learn more about the Greek agasoma philosophy at ibitabo early byitwa age, positive thinking, ibitabo bimufasha and they gutekereza read neza. about the good books that talks about the Ibyaha positive bishobora kugabanuka, thinking. The sins can umuntu ashobora reduce, kwitwara neza, and people can carry themselves ariko well, si byo, but it's not true. ntibikora. It doesn't work. Uretse umwuka wenyine wemeza icyaha, ibindi ntibikora. Only the Holy Spirit will convict us of Uretse sins. umwuka Other wenyine things don't urerera work. umuntu mu gukiranuka, ibindi ntibikora. Only the Holy Spirit shows the righteousness, and other things don't work. Nandi mbabwira mu cyumweru gishize nari i Butare, I was telling you that last week I was hariya in kuri Butare. kaminuza y'u Rwanda, There at the University of Rwanda. nabonye ku irembo hari urwibutso I saw at the gate there is a Jenoside. memorial, yakorewe Abatutsi. a genocide memorial against the Hari Tutsi, amazina menshi y'abakozi so ba many kaminuza names n'abanyeshuri ba kaminuza of the teachers who are at the university and the students. bishwe nande, Who killed them? n'abantu bize, Those who studied, abarimu, the teachers.
abantu banditse ibitabo byinshi, those who read great books and wrote them, abantu bafite za publications ziri muri za those biblioteki who hirya no hino have ku isi, great publications in great libraries, abanyeshuri bishe bagenzi babo, the students who killed their fellow students, abaganga bari bambaye itaburiya the nurses, babirahiriye, they swore, bishe abarwayi. they killed the patients. Igihe cya Hitler cy'abanazi muri Alemanya, igihe cya Back jenoside y'abayahudi, Hitler, when the Jews were being killed, Ubudage bwari mu bihugu byize cyane muri kiriya gihe. the Belgium was amongst the great countries. Ntabwo icyaha cyatsindwa no kwiga no gusoma ibitabo byinshi. Sin cannot be conquered by being educated and reading great Abize za books. psychology bo baravuga Those bati who did psychology, they say, umuntu bamugushije neza if a bakamurinda man is umusakuriza, treated well and doesn't have those things that disturbs him, bakamushyira muri environment muri they calme, put him in a calm environment, stress iragabanuka, the stress goes down, ibyo bita PTSD biragabanuka, all the PTSD goes down, za schizophrenia ziba nkeya. all whatever thing they have goes down. Ariko tuzi abantu babyize But we banabyigisha know people who learned and are teaching that byarabacanze mu mvugo y'iki gihe. they have gone astray. Abasociologue n'abaeconomiste bo baravuga bati The sociologists and the economists, they iyo say abantu bakora ibyaha kubera ubukene n'inzara, people commit sin because of hunger. ubutunzi ubashe kubusaranganya mu bantu, If you be able to give wealth to all the buri people, muntu akicara afite ibyiringiro by'ejo and hazaza, everyone sit with the hope of the buri future, muntu ukamurebera akantu and ushyiraho you give sociale, something, social security, umwana yavuka bakajya bamuha amafaranga and nk'amadolari every child 100, who's born, they give him or her money, konje ya maternity ikaba nk'amezi 12, and they give maternity leave of almost 12 months. umuntu akaba yafata ideni, amadeni akajya afatwa kuri rate iri hasi cyane nka 0.1. They give loans on the lower rate. Nta mpamvu abantu bakora ibyaha kuko There's abantu no reason baba why people can commit sins. ariko mu bihugu ibyo ngibyo byashobotse, And to the countries where all these are possible, ibyaha biracyiyongera ku manywa na the nijoro. sins increase day and night. Abantu baracyakora ibyaha buri munsi, People still commit sins every day. abantu baracyagendera mu mwijima buri munsi. People still work in darkness Nta every kindi day. gisubizo There's no cyatsinda other icyaha. answer that can conquer over sin. Haleluya. Hallelujah. Kandi icyo gisubizo twarakibonye, turashima You've Imana. been given this Ni answer. Yesu wenyine, Yesu Only wenyine, Jesus. Yesu It's wenyine. only Jesus. Rero iyo twamenye ko ari we gisubizo, Since we know that He's the answer, ntabwo tureba ibiriho we n'ibitariho, don't look at the things that exist and don't exist. tumujyanye nk'umuti So we take Him as a medicine, utitaye kuba uhagaze imbere, regardless of the one standing in front of kuko you, Yesu niwe ntsinzi y'abera. because He's our victory. Haleluya. He's the victory to the Yesu niwe Holy One. ntsinzi y'abera. He's the answer to the Holy One. Dukoresheje amagambo y'iki gihe, If we use the words these days, Yesu niwe watsindiye isoko ryo gutsinda icyaha. Jesus is the one who won the market of conquering over sin. Kuko iyo muhuye Because when they meet, agukorera ibintu bitatu. He does three things to you. Icya mbere, The first, ya kamere y'icyaha arayihindura. He takes the nature of sin and Iravuga ngo hinduka icyaremwe gishya. you become a new creation. Icya kabiri, The second, bya bindi byakunaniye ujya ukora ugakora nabi, all these things that were hard for you to fulfill, aragushoboza. He enables you. Icya gatatu, The third, biriya wananiwe gukora bikakubera icyaha, those you failed to do and became a sin, abikora mu mwanya He wawe, does it for you on your behalf. akaza imbere ukamukurikira. He comes in front and you Atari follow. we ntibishoboka. If it's not Him, it can be possible. Haleluya. Hallelujah. Icya mbere twavuze, The first thing we said, buri muntu wese afite ikibazo cy'icyaha agomba everyone kumurikirwa. has a problem of being a sinner. Icya The kabiri, second, nta kindi cyamumurikira uretse Yesu. there is no one else who can light up their pride apart from Uko Jesus. imirimo dukorayo imbere For y'Imana muri all the kamere works yacu we do in our nature, irapfuye. they are dead. Some muri Esaya 64 umurongo wa 5. Read in Isaiah chapter Uraza 64 kumva verse ukuntu 5. bavuga ngo imirimo yacu imbere y'Imana All our works in the presence of God, tutabikoreshejwe n'umwuka, if we are not led tutabikoreshejwe by the Holy Spirit, ni imirimo ipfuye, they are dead works. mwimeze nk'ibucocero. They are like spoiled works. Yes. Icya gatatu The third, tuza kubona muri text twasomye, we will find it in the text we read. turasoma ku murongo We read on verse
turaza gusoma ku murongo turahera ku murongo wa 8. We will start from verse 8. haravuga ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Murongo wa 9, ntimwibwire muti dufite Abrahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Abrahamu abana muri aya mabuye. Amen. Ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa, igiti cyose kijugunywe mu muriro. Hanyuma kuri 12 havuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Ikintu cya gatatu tubona muri texte cyatumye Yohana azana impinduka zikomeye. What caused John to bring a great changes? Cyari mu butumwa bwe tugomba kuzirikana. Is amongst his gospel. Ni umurongo utukura Imana yashizeho. The red line that God placed. Umurongo utukura. The red line. Umurongo ntarengwa. The red line that you shouldn't cross. Kwizera Yesu. To believe in Jesus, utamwizeye, you do not believing in him, urwitwazo yaba afite urwo arwo rwose, whatever reason you may have, azarokoka. You will be saved. Hallelujah. Amen. Ni ikintu gikomeye. This is a ndi kubisoma byanteye ubwoba. When I read this, yarababwiye ngo mwe kwitwaza ko muri abana ba Abrahamu. Do not make yourselves like because you're children of Abraham. Mwe kwitwaza amateka mufite. Do not base on the story that you have. Mwe kwitwaza ibyo basogokuru banyu bakoze. Do not base on what your ancestors did. Mwe kwitwaza idini. Do not base on the religion. Nta kintu na kimwe, nta handi, nta yindi nzira. Nothing else, there is no other way. Ibintu byahindutse. Now things have changed. Umubatizo Yohana ari kubwiriza ukwihana ibyaha niwo John is teaching about utemera ngo yihane ahinduke. If you don't accept to repent and change, there is no other chance. Azagenda buheriheri. They will go in troubles. Hari abantu bibaza ibibazo. There are people who ask themselves questions. They say, I don't commit a lot of sins. That person does not commit a lot of sins. He's a valued man. How can he be possible? How can it be possible that will perish? He says, it's a child from this family that was saved a long time ago. Their fathers are well known. Their works are well known. Can this person perish if they don't have Christ? I see debates on TVs and on radios. How can a good God allow people to perish, let people perish? He can be an aggressive God. But I want to tell you the truth. It's not because I'm going to make this up. This is the truth of God, of the Word of God. If they don't receive Jesus Christ, they will perish. This is a red line that God has placed. No Christ, no everlasting life. He is the only mediator between God and people. It's Jesus Christ. He's the answer. He's the way, the truth, and the life. So many people take this for granted, using regarding on their wisdom and other things that exist. Unless they write another Bible which is not this one. In this Bible, the answer to sin is Jesus Christ. John said to them, so all the things you've been doing are done. You have lowered the righteousness of God and you placed it down. Now though I baptize you with water, behind me, hallelujah, 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 behind me
haruje kubishimangira arabigeza ku yindi nivo arabatirisha umwuka n'umuriro nuko ngo akivuga ibyo Yesu ngo aratunguka ava mu bantu baramwegera baramubwira ngo mbatiza Yohana aramubwira ngo ninjye wari ukwiye kukwegera wari ukwiye kunyegera Yesu aramubwira ngo biradukwiriye ko natwe tunyura muri uyu mubatizo wo kwihana this baptism of being or of repenting. wibaza ko niba Yesu utarakoze icyaha Imagine if Jesus never committed a sin. yarabatijwe umubatizo wo kwihana nta cyaha yakoze. He was baptized into the baptism of repentance. ugira ngo abantu bazakizwa n'iki batarihanye? What do you think will save people if they don't repent? wakimara kumubatiza and after he baptized him, ijwi rivugira mu ijuru, they had a voice from heaven. nguyu mwana wanjye nkunda, this is my son whom I loved, kandi bamwishimira. I'm well pleased with him. ashimwe Yesu, praise Jesus, watubereye inzira. He became the way. ashimwe Yesu, praise the Lord watweretse aho tunyura. showed where we need to ashimwe Yesu, watsinze icyaha. Jesus for ashimwe Yesu, watubereye umucyo. who became the light. Praise be to Jesus, utubabarira ibyaha. who forgives our sins. ashimwe Yesu, praise be to Jesus, udushoboza muri byose. ashimwe Yesu, praise be to Jesus, uri muri twe, who is in us. uri muri twe. He's in us. tumukomere amashyi menshi cyane. Give him a round of applause. Shekina muzo, Shekina. Hallelujah. 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 Muri mbendera bivuga ngo a singer song said baramujyanye umwana w'Imana kugira ngo amindure so that he can turn me into the child of God. In love, yahagaze mu cyimbo cyanjye. He stood on my behalf. turashaka gushima Yesu uyu munsi. We want to give thanks to Jesus. wasoje siba iminota numva turengeye iminota 2. We're going to exceed 2 minutes. Yes. Duhaguruke twese. mwana w'intama kugira ngo amindure n'umugisha ukomeye kumenya Yesu bamuwonje umwana w'Imana kugira amindure umugisha umenya Yesu bamuwonje
haleluya, haleluya, abo Yesu yamurikiye, haleluya, Jesus has lighted up. Hallelujah. haleluya, Hallelujah. ufite umugisha We have a blessing ko Yesu ari muri twebwe. that Jesus lives in us. uwo mucyo nituwugendanire, If you walk with this light, utitaye ku gihagararo regardless of the head or anything, ugenda uzi ko buri muntu wese uzahura nawe afite ikibazo, know that everyone you will meet has a problem. kandi icyo gisubizo cye ni Yesu. And his answer or her answer is Jesus. Umusanga ufite ishyaka ryinshi Go close to those people with so much ko zeal hari umurongo utukura. that there is a red line. Niba ari mwene so, If it's your brother, niba ari so, if it's your father, niba ari uwo hirya, if it's your neighbor, umugirire ishyaka. have a zeal Narenga uriya murongo ntuzongera that kumubona. if they go beyond the line, you will never see them again. Imana ibahe umugisha mwinshi. May God bless you. So Dukomere much. Imana amashyi menshi Let's cyane. put our hands together. Turasoje, reka twumve pastor adusengera dusoza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Nyemerere dukomere Imana amashyi Allow cyane. me to put our hands together for our God.